bite inshuti zanjye, nizere ko meze neza nkuko mpora mbibifuriza. Aha ngiye gutunganya frizeri yarimo amagaraso menshi kabisa menshi, ndayidekonjera amasaha 2 n'igice hafi 3 niba ntibeshye. Aya ni amazi yayo muri kubona hano hasi, murabona harimo n'ibiryo byinshi, kandi ngiye kuzafata ukwezi kose. Babyita 1 month pantry fridge challenge. Ni ukuvuga ni ugukoresha ibyo mfite byose ntagiye guhaha. Ubwo niyo ntuza nzakora, nkabereka ibyo ndya ku munsi nkoresheje ibyo mfite mu rugo. Yandaje mbereka ibyo mfite ubu, nandika n'ibyo mfite kugira ngo nkoremo recipe y'ibyo mfite. Ubwo rero ngiye kubanza mpanaguremo hano nkoresheje essuie-tout na vinaigre n'amazi, none mbona uko norganiza ibyo nakuyemo kare. So ndarangije kuyihanagura neza indani. Ubu noneho ngiye gusubizamo ibyari birimo, nanabyandika hano. Niyo mpamvu mubona mfite iyi kayi hano. Nimara kubyandika niho ndi bu planning neza, cyangwa se nkire buri munsi icyo tugomba kurya, ibintu nk'ibyo byoroganize muri make. So ngiye guhera kuri aya maplato. Aha mfitemo umuntu byanditseho ni macaroni na vegetables, zirazo hasi ni spaghetti na vegetables. Vegetable n'ubunyobwa, indi sosi y'ubunyobwa na vegetables, n'amashu n'ubunyobwa ndibyo birimo hano. Ubu ibi bibiri, ubunyobwa n'amashu, izindi macaroni n'imboga. So mfitemo amaplato 3 y'ubunyobwa, 2 ya spaghetti, n'imwe ya macaroni, iyindi ya macaroni, spaghetti. Wow. Ceri n'ibiharage, umuceri n'ubushaza. Aha harimo za lentils, ko bimaze umwanya hanze rero byaba bitangiye kuyenga. Izindi lentils, amashu n'izindi mboga, ibyo birajyamo hano. Ubunyobwa n'imboga ibyo ndabyoherezamo hano. Makaroni n'ibigori n'izindi mboga cyangwa ndagushyira mu birungo. Makaroni n'imboga nanone, marigarine iri muri cuisine igira ishire, ubushaza n'imboga, umuceri n'imboga ya isombe. Noneho nshobora kubara hano ubugari, then potage. Kuko muri cuisine isi nkeneye cyane pancake. Rero sasa ndahita gushyira hano. Ibi nagiye nshyira
hamwe nuko ari bimwe. Ibiharage, makaroni zibijije. Iyo mfite makaroni nk'uku nkaranga imboga nkazishyiramo, ubwo nkaba ndarangije ndabihereza hariya hirya. Mango cyangwa se imyembe, iki ntabwo gifunguye. Izindi makaroni zirimo imboga nshobora kuzishyira hano tukazaziheraho vuba aha. Izindi makaroni, igitoki nabijije kikabishishwa ubundi bikibike neza. Amashashi 2, 3, 4 ndibaza. Kuko iyo nkibitse gutya muri frizeri kitabishijeho gato, kugiteka kirakomera, ariko iyo nkibijije nk'uku kugiteka biroroha. Ifi, pancake irimo beterave, ntabwo ndabereka uko nyikora, nzabibereka mu minsi iri imbere. Iyindi pancake, ibi ni byo kurya mu gitondo, ariko hari n'igihe birya nijoro, nzabibereka. Amasashi 2. Noneho rero igitoki gitetse kimwe mperuka guteka nagishyize mu isashi, murabona biranyorohera. Nagishyize mu ishashi gutya, nkirambikamo hano ntikimfatira umwanya. 2 by'igitoki, ubwo mfite amasashi 3 y'igitoki n'andi 3 adatetse. Isashi y'imboga nk'izi yuzuye n'igice. Ndimo ndayifunga. Isashi ya smoothie, andi masashi y'imyembe 2 adafunguye. Agapaki kari isashi irimo amapaki 4 y'inkoko ziseye. Ifi bita file. Izindi pancake, indagara, ariko murabona ko ari duke cyane, ariko nzazikoresha gutya nta kibazo. Izindi pancake zashwanyaguritse ukuntu, umuntu azashaka uko ziri. Hano kuri sima huzuye amazi y'amagato. Ibindi ibiharage nabijije, nzabikorera isosi cyangwa se nzabishakira iyindi recipe. Ikindi gisashi cy'imboga cyuzuye ntarafungura. Noneho ifi ya tilapia irimo 4, kandi mwibuka ko harimo indi hariya hasi. Ibigori, izi mboga zisa gutya, igice cy'ishashi ya epinari. Ibi byo gukoramo sambusa nabiguze muri superstore ndibaza, yani muri superstore. Ubwo ni kimwe na za maxi, abantu bafite za maxi. Ubu ni gashyirwamo hano, ndagushyira hariya hirya. Tofu, enye n'imbona zitari bukurwemo ndazishyira muri iyi firigo ya hano. Ibi
bijya muri frizeri birarangiye, murabona ukuntu iroroganize. So igisigaye ni ukuyicomeka kuko nari nayicomokoye nkuramo amagaraso. So ubu tugiye gukomeza rero, na hano murabona ko ngifite cheese yose irimo udupaki dutatu. Iyi niyo kurya muri petit déjeuner, kandi hano muri firigo haracyarimo akandi gapaki kuzuye. Ni ukuvuga ngo ku kwezi kose nta cheese nzakenera cyangwa fromage. Iyi ni iyindi tofu, ubwo mfitemo enye. Aho nzagushakira recipe. Ubushaza, strawberry cyangwa se framboise ndibuza ariko muzita amafreze n'ibindi biryo. Aha harimo za makaroni, aha harimo turkey breast, grand turkey, aha harimo isombe, ibishyimbo, champignon cyangwa se mushroom, izindi fishire, byo gukoresha muri za sandwich, oven roasted turkey, roasted beef. Isi ndayikoresha sinzi. Izi ni kitchen liver, izi ni nziza kuri iron. Ubu mu kinyarwanda ni iki ndaza kubigugoringa ndababwira. Irajya hamwe n'inyama. Ubwo noneho nike zane zitofu zohereze hirya iriya. Cyangwa se hoherezamo hano mfitemo 3 muri ya deep freezer. Mfitemo tofu 3 hano, deep freezer mfitemo 2, urumva mfite 5. Izo zirampagije ukwezi kose. Ahita nsubizamo strawberry, mushroom, ziri melange. Ibi byose ni byo gukoresha muri smoothie. Izi n'izi nazirya mango, nshobora kuzikoramo ji. Ubushaza ndabishyira hano, isombe ndabishyira hano, none hano ku rugi mfite izindi turkey breast 2 n'ibitunguru, karoti, izindi grand beef cyangwa viande hachée. So ibi birampagije. Noneho tugiye muri iyi firigo. Ibyinshi birimo ni ibitetse, nibyo mperuka guteka. Tuzabanza duheze ibyo muri firigo. Aha ni za smoothie nakoze ejo hashize. So